igihe nari amafaranga nayariwe kandi n'umuhanzi uzwi yanyemereye korabo twemeranya amafaranga mbona make ndayamuhereza tujya studio turi kumwe tuhageze ahita kata indirimbo ndayikora nyikora ndi jyenyine nza kuyishyiramo undi muhanzi ashyiramo verse irongera yandirimbo iribwa naki n'umuproducer rero nambere ndasaba imbabazi mama wanjye naramubabaje byatari kubera ibyo bintu naciyemo navuze nyine ndasaba imbabazi family yanjye muri rusange aba sister aba brother abanyamakuru bashaka nyine gutya nicyo nakubwiye bashaka pepa bashaka amafaranga so uko tuyabima ku mu by'ukuri nzi abayatanga kandi nzi n'abayafata ibyo ni ingero nyinshi cyane. Tubaha ikaze abakunzi ba The Film 24 TV. Ni TV ikorera kuri YouTube. Njyewe ni Victor. Ikiganiro ni The Lightness, aho tuganiriza abantu benshi bagiye batandukanye ku bigwi byabo ndetse no ku buryo bagenda bakora umunsi ku munsi, aho bishobora gufasha kuko abantu benshi batangira ibintu wenda cyangwa se imirimo igiye itandukanye ugasanga ntago bigenda neza kubera ko wenda batazi nuko babikora. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa, uwo nta wundi ntago njyewe ntangira muvuga ahubwo aratangira yivuga mu mazina ye, atangire yivuga nk'umuhanzi. Tuguha ikaze musaza. Thanks sorry sarini kinyuma ni habi dore Kigali ngari kuraruriye ni mani bene mare n'ingagari bangibutse ibyahise ntibatinya kugabana iby'abakene bafite ukwishe n'umuturanyi ukibye n'umuvandimwe torabana benshi barara mu bisimo babuzaho kubabana n'ibikaramu hajya marira yatangiranye n'isi ubwo inzoka yashukashukaga Eva ubwo Kayini yica umuvandimwe Abeli nyuma Sodoma ihinduka umuriro mfite ikiniga mu isi y'amarira gusanzanye nanganzanywe no kubahoza umukirire umukene y'isi yo irarura dore kwa muganga haryo abarira kuko babuze ababo bakundaga iyi si yose y'imiborogo gereza zirabamira bica babasabiye bakica babakabiye yewe ntibasige n'ababakamiye gusa icyo mbona byose byaba byiza dukize hamwe tugafasha imbabare maze u Rwanda rukaba paradizo nta nzara n'inye tugwicanye n'ubuhemu yamen is your boy gang club ku mutima Mwumva ko umusore wacu arashoboye, ntago bisanzwe ko ubona impano nk'iyi ngiyi muri iki gihugu. Genge bimeze bite mani muri iyi minsi, birabona ibintu bigenda? Ni fresh kabisa, turashima Imana usibye nyine bino bintu birimo COVID-19 nicyo kibazo cyonyine dufite ahandi hose turashima Imana. Hari ukuntu abaraperi muri iyi minsi bagati ngo barakubiswe naho bitabaza ugasanga ngo babaka inoti za senyisa, bimeze bite? Ibyo ngibyo biravugwa ariko akenshi mbifata nk'ibihuha kuko nta muntu ureba mu mufuka wundi kabisa. Icyo ni ikintu nzi kandi nawe ndatekereza ubizi. Gukubitwa rero ubwo sinzi, ushobora gusanga yari afite emilio igabanyutse kubera ko ari mu bihe bibi kandi ni twese muri rusange. Iyi corona yageze mu mifuka y'abajene igera mu ngagari hose yaratubabaje, ni twese ntago ari abaraperi gusa n'ahantu hose. Muzika yaje gute bro? Urabona wahisemo hip hop, wenda hari injyana abakobwa banakunda kuko nduzi ko abahanzi benshi bacuranga kugira ngo wenda n'abakobwa batire n'abakobwa, ko icyo wahisemo injyana ya hip hop? Niko nisanze kabisa, ni ibintu byanjemo ariko nakuze nkunda hip hop cyane cyane yo mu Rwanda, niyo nakundaga cyane kandi n'ubu niyo nkunda, ni nayo nkora kabisa. Urumva ko ni ibintu ni impano, ni ibintu byaje niyo mpamvu nayindi. Nta hantu wabyize kuko hari igihe wenda umuntu ku giti cyiwe ashobora kureba television performance cyangwa YouTube, nta muntu kwinspira wenda watumye wenda winjira muri bino bintu? Umuntu ku giti cye gutya ntago navuga ngo wenda arahari, gusa mfite abo nakuze wenda nkunda, nibo bantu batumye wenda nibo bama inspiration bituma nkunda hip hop, nubwo ntarapa nkabo ariko mu by'ukuri na nisa bagenderaho ndanabakunda cyane. Abo ni bande? Okay, uwa mbere kabisa Pifra the Great, Peace ahantu uri Doge Dapaji, nawe nabo ngabo n'abantu nkunda cyane, n'abandi bose muri rusange nk'abahanzi ndabizi ukuntu bivuna kwandika, ndabemera ndabafana ndabakunda, ariko nyine cyane cyane abo nkubwiye na Mukadafu peace brother kabisa. Ufite indirimbo zingahe bro? Kubera ko abantu benshi wenda abakuze wenda nko ndirimbo imwe, ariko wenda hari indirimbo maze kugeza umaze igihe kingana iki no muziki, indirimbo ni zingahe? Indirimbo mfite indirimbo enye nizo zamaze kujya hanze,
ifite amashusho n'imwe bayita Gear. Umuziki ngumazemo imyaka mike, ntago nayita mike cyane ariko nanone ntago ari myinshi. Mazemo imyaka 3. Iyo myaka 3 nibwo mvuga ko kabisa ninjiye muri industry, nibwo ninjiye muri studio, nibwo nashyize indirimbo yanjye ya mbere hanze. Kubyiyumvamo ni kera ariko nyine kuvuga ngo bigiye mu bikorwa aciyemo imyaka 3 yonyine. Imyaka 3 ni myinshi, ubona uzasarurara? Kabisa tuzasarura kuko hari benshi tuba tuzi nubwo umuntu atabavugira imbere ya kamera baba baratangiye kumva abivuga uko yagafashe, nta n'umwe ubivuga ataragafata. Abenshi babivuga ati ngiye nyamara maze igihe kinini cyane, ugasanga maze nk'imyaka 7 10 ashatu. Abo bose kandi bariho baranakora. Kizi rero kirahari kubera ko impano irahari, cyane cyane abanyamakuru nkaho urabona byabayeho ko ma interview. Abanyamakuru benshi barabikora, hari n'abatabikora baba bakeneye gutya. Kandi ntabwo uzaspendinga money muri store, wongera spending money wamamaza ibikorwa byawe, ngo na spending money ku muntu utazagira icyo akumarira. Niko ibintu biba bimeze. Musa, uyu munsi ndabona wambaye neza. Ninde wakwambitse ubundi? Ni bisanzwe tu kuri njyewe. Ntabwo navuga ngo ari umuntu wanyambitse, gusa wenda hari ababifashije kubitekereza. Grows be switch. Cyokoze. Wahisemo kwambara hargize bazitaga poche bombe kera. Kera niko bazitaga to, ariko kuri ubu kabisa ziri mu makofi, ziri gutsinda cyane. Ubu bazita gute bana? Ubu ngubu bazita cargo fashion. Ni neza to. Inkweto ko icyo wahisemo kwambara Nike? Niko umunsi wagenze nyine, tunabyutse ntekereza stemp ngomba kwambara. Uwo mvuze nyine mu kanya nawe bimfashamo, birangira nambaye gutya, nibyo byari bijyanye. Umupira ubundi ntibimenyereye ko Kigali abajama bambara imipira nk'iyo kwera ubushyuhe. Nawe ufite ubushyuhe? Ubushyuhe nyine, ubushyuhe fresh ubu ngubu gutya ameze ndabufite butewe n'uyu mupira. Ingofero muri iyi minsi abaraperi benshi bari kwambara KGL, wowe ko icyo wahisemo kwambara ino marike? Ubundi ino marike ni iyihe? Marike kabisa naba ngiye kukubeshya kabisa, kuko urabona uko biri, umuntu aba yatekereje akavuga ati kanifunge gutya, uko natekereje nyine bikarangira ariko mbyifunze. Kuba ntambaye KGL so kubera ko nanga umurwanjye KGL siri, ariko nyine byabayeho ngombwa ko nambara gutya. Urumva ko na KGL hari igihe wenda utatwazahura ariyo nambaye. Isaha ndabona agasa keza, ndabona impeta irenze. Bro, wambara zahabu? Kabisa nibyo, ubundi tugendana ibirombe niko babivuga. Ahantu hose tuba twatwitse, ahantu hose ni impande zose. Ibirombe bya ndabona ari umuti. Fresh. No kwambara ibirombe kabisa, ndi wambara iby'agaciro, umuntu muhuye kakubonamo imari. Imari KGL. Ndi imari byadanje kubera ko urabona kuba hano twicaye ni ibyanjye, wenda waba warabonye, waba warumvishe, bikaba ari iby'agaciro kuba wanantumiye kandi ndanagushimira. Urumva ko rero ni bya birombe nyine tugendana, si ibirombe gutya gusa nambaye to, na talent ni ikirombe kinakomeye cyane. Yo bro, ujya gutereta bwa mbere byari bimeze gute? Byari fresh kubera ko nyine umuntu ukunda byanga byakunda, iyo wabibonye mufite muri target sniper birangira umupimye to, byarangiye n'ubundi niyo ngoje njyayo njya gutereta, byagenze fresh nyine urumva to. Byari cool gusa sinamenye wenda ngo process zagenze gutya. Byari fresh. Niki cyagutinyuye kugira ngo mbikore? Njye nabyumvishemo ndabifiringa, kuko buriya umuntu iyo wamukunze biba byiza kurusha iyo bimweretse ko wamukunze ukanabimubwira. Nibyo to. Ese buriya abaraperi bakunda abakobwa bameze gute? Bakunda abakobwa batitinya, birekura tu, akumva ko umukobwa nyine wakumva nimba ibintu arimo abifiringa. Umukobwa ajya mu ishusho ugasanga ababyeyi baratangiye, yananiranye, byagenze gutya. Abaraperi ntabwo dushaka abakobwa bameze gutyo. Umukobwa yubaha iwabo, yumvira iwabo, nibyo birakwiye, ariko nagera mu gikorwa cy'ibintu akunda kandi yishimiye, azi neza ko bitamuteza ikibazo, abikora bikunze atitaye ku byo abantu bavuga. Nicyo niba abaraperi dukunda to. Akabazo kanjye ka kane, hari akantu wakoze uri umwana, karakubabaza, karagushimisha icyo gihe, ariko warakoze wenda karakubabaza. Which one? No kunanirana.
no kunanirana nabikoraga nyine ubu ngubu nibwo nabonye ko byari kunanirana ndi umunyeshuri ngewe kabisa rwose weekend nyinshi naraziriye baramvuye totali narayiriye icyo gihe ariko numvaga mbirimo neza kubera ko wenda numvaga wenda ari ubustari kubera ko abanyeshuri barabibonaga ngo ati genge kabisa buriya sambro mibaye ati genge aratashye ariko aho umaze gukura hangeze kabisa nta mwana nagira inama y'ibyo bintu reka nta n'uwo nagira inama yo kumva yuko weekend ari ikintu cyiza cyambere utakaza igihe mu masomo yawe uradindira ikindi cya kabiri umubyeyi nicyo kintu cyambere nicyo kintu ntekereza nkumva ndanababaye umubyeyi wanjye yanditse izina wenda ritari ryiza cyane kubera ko yahoraga ku ishuri nicyo kintu kimbabaza kigatuma numva yuko kabisa ibyo nakoraga ari amafuti urumva byaranshimishije muri icyo gihe kuri ubu nabitekereza nk'ababara njyewe nkunze n'inama wenda utanga ku bana bameze gutyo kuko hari umwana wumva ko ubuzima bwe wenda ari nko kwibera umugenge nk'uko babivugaga akumva ko ari ukunanirana ariko urumva ko atari ibintu byakubereye byiza kuko nawe urabyicuza usibye wenda kuba wicuza icyo kintu sibyo ni nk'abaye bantu asaba imbabazi nacyo kibazo cya nyuma wenda nsorezaho kugira ngo wenda nkurekure nawe ujye mu zindi diri twagusanzemo. Mbere na mbere mama wanjye ahanari kabisa kankuremo rinete kabisa mbivuge basi wenda tunarebana mu maso kugira bigende neza mama wanjye leta tubwira twakitingi ibyo wese wari wabifashe byose birafashe nuko cyangwa gufata ku kantu kari ngombwa ubwo rinete mbanze zambare se ubu ni imbogamizi ari izihe bro kubera ko tuzi ko abahanzi bagira imbogamizi nyinshi usanga nko muri iyi minsi wenda korona zinjiyemo ubushobozi busa nk'ubugabanyuka ubona imbogamizi ari iyihe kugira ngo wenda ube wazamuka ugiye kuri urwego rwo hejuru kuko turabona ko n'Imana urayifite ntagende wenda muri bino bihe bya korona turimo reka mpere na mbere yaho imbogamizi ya mbere ituruka wenda mu buryo abanyarwanda n'abanyarwandakazi twiyumvamo umuziki turawukunda ariko cyane cyane dukunda kwibanda ku muziki yo hanze tukirengagiza ko mu by'ukuri wacu natwe hari Imana ugasanga umuntu agiye muri night club usanga bakoze mix playlist y'indirimbo zose ugasanga hiberemo indirimbo zo hanze gusa mu Rwanda ugasanga harimo indirimbo zitanarenze ebyiri ibyo nabyo biri mu bintu bitatuma umuziki wo mu Rwanda ugera kure ubwo rero iyo mbogamizi niyo ya mbere yuko batiyumvamo umuziki wacu ngo babashe kugira aho bawugeza yumve ko igihe cyose playlist akoze byibuze indirimbo 30 20 zigomba kuba ari izo mu gihugu cyacu mu Rwanda kandi bakavanga pana R&B ugasanga hari ama radio akina R&B umunsi wose nta hip hop ije murumva icyo nacyo ni ikintu gituma umuziki nyarwanda udatera imbere ibyo rero nabyo tukabifata nk'imbogamizi cyane nk'abantu turi muri industry nariyo mbogamizi yonyine ihari wenda nta kibazo wenda cy'ubumenyi budahagije wenda kwa producer cyangwa se n'abandi bantu wenda bakora amashusho kuko byose ni ibintu bigenderana abakora amashusho barabizi mu Rwanda barahari bashoboye cyane benshi audio barahari aba producer barimo baraza muri kino gihe bari gutwika ba Kina Beat kuri Kina Beat Chris Kills producer n'umwana muto yari gukora cyane ari gukora Kasuku record barahari aba producer bari gukora kandi bashoboye cyane yabo bose rero ubwo ntago navuga wenda ko harimo imbogamizi ahubwo imbogamizi iri muri twe nk'abaraperi turashoboye ariko mu by'ukuri abatwumva ntago baduha agaciro gahagije dukwiriye ugasanga nyine ibyo nk'ibyo nakubwiraga nyine ugasanga bari gukina indirimbo uruhande rumwe urundi barwirengagije interview ugasanga batumiye R&B gusa kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru radio zose nta muraperi baratumiramo ibyo bintu nabyo ni imbogamizi urumva mu by'ukuri ntago baramenya kuvanga ibintu ubwo urumva ko ni imbogamizi twongeraho ko na Dream Record ikora ama video ikakora n'amafoto ku rwego ruhanitse ubona ikibitera ari nk'ikihe kuko abaraperi ni imyitwarire bakunda kuvuga ko abaraperi bagira imyitwarire mibi ubona ari cyo wenda kibitera cyangwa se wenda nako kantu agiye uvuga wenda katari keza ko kugira ngo umunyamakuru wenda abe yakitwaza ikindi kintu kugira ngo agutwikire nk'uko bivuze ako kantu usorejeho ndakemera cyane abanyamakuru abenshi ntabwo mvuze amazina nta nubwo ari bose bashaka nyine gutya nicyo nakubwiye bashaka pepa bashaka amafaranga si uko tuyabima simvuze ko hari uwo nayahaye ariko mu by'ukuri nzi abayatanga kandi nzi n'abayafata ibyo ni ingero nyinshi cyane ubwo rero gukora twe turakora
turashoboye, ikintu kibura ni ukugira ngo dufiringe ibintu dukora nk'abanyarwanda tubyiyumvemo, nicyo kintu kibura. naho ubundi abaraperi imyitwarire ugiye muri gereza ahubwo urebye usanga ahubwo abantu abenshi barimo wasanga habaye barimo bahanze, wasanga bari yipanze, yewe na rap simbavugiye kuko nabo barimo, ariko imyitwarire byo ni rusange, ni ibintu rusange twese duhura nabyo. Nta myitwarire mibi iri muri rap. Ako akunda kuvuga ko abaraperi aho birakabije niba umunsi ku munsi tubona ngo bafunzwe, wowe ubona ari iki kibitera wenda kuko umuntu wese winjiye nko muri rap ubona yahise ahindura imyitwarire, ubona ni nk'iki kibitera wenda? Usibye wenda ko ntaragendera wenda kuko uburyo bivuzemo kumva ngo bafunzwe, bageze gufungwa bafunga impande zose kandi bafunga umuntu wakosheje, kuko usanga abaraperi ahubwo benshi ngenda nanabavugira ahubwo sinabo bafungwa cyane, kuko usanga abaraperi sometimes usanga afite dread ziragwa, kandi muri gereza nta muntu utunga dread, izo zagwiriye kubera discipline. Imyitwarire yiwe y'ubwayo niyo yatumye agwiza ya dread, niyo discipline. Burumva ko rero nta gisubizo nabona aho ngaho, kubera yuko nzi neza yuko abaraperi kabisa turabere, nubwo n'abandi arabere ntawe nashinja, ariko nzi neza ko ibyaha duhura nabyo turi benshi, yaba abaraperi, yaba abanyamakuru barafungwa, yaba abayobozi bakomeye barafungwa. Rero hip hop ntabwo mpamya ko abantu bayirimo aribo bagira imyitwarire, gusa biravugwa kuko umubyeyi nimba kubonye ugiye muri hip hop ungendana n'uyu muntu atera pocket, umubyeyi wanjye nimba adakunda pocket arumva ko nagiye ahantu habi, kandi mu by'ukuri ntazi neza ko wa muntu ashoboye kungira inama kurenza na wa muntu wundi wambaye amasuti arenze. Ubona mu Rwanda ugereranyije igihe cyashize hip hop hari aho yari iri, hari naho uyu munsi igeze, ubona iri tandukana ari nk'irihe? Ubu ngubu uko biri bari kuyikunda cyane, ku bijyanye na public iri gukundwa cyane, ariko wenda ugendeye ku buryo imiririmbire y'abahanzi yakorwaga usanga wenda mbere aribwo yari irenze, kuko mbere habaga hariho sije ziryoshye zigezweho zizwi, ariko ubu ngubu hari kuza slang nyinshi, ugasanga izo slang ziri gutuma wenda abasaza batabifiringa, abakecuru batabifiringa, ugasanga n'urubyiruko gusa, ariko urebeye public usanga kabisa umuziki nyarwanda uri kure ugeze ahantu hakomeye cyane. Hari akantu nkunda kubaza wenda abantu, kugira ngo wenda wowe wenda umaze imyaka 3 mu muziki, imyaka 3 buriya ni experience nini cyane. Hari umwana uri kukureba muri aka kanya, uzareba ikiganiro twagiranye na Genge Rope, arashaka kumenya wowe wahuriye n'izihe mbogamizi. Hari ukuntu umuntu ajya muri studio bikamubana ibibazo, video bikamubana ibibazo, n'izihe mbogamizi wenda wahuye nazo muri kariyeri yawe? Imbogamizi ya mbere ngewe nahuye nayo, nubwo atari yo gusa, ngewe nariwe amafaranga, nayariwe kandi n'umuhanzi uzwi, yanyemereye collabo, twemeranya amafaranga, mbona make ndayamuhereza, tujya studio turi kumwe, tuhageze ahita kata. Indirimbo ndayikora ndi jyenyine, nza kuyishyiramo undi muhanzi ashyiramo verse, irongera ya ndirimbo iribwa naki n'umuproducer. Ibyo byabayeho, indirimbo nsa n'uwabyihoreye. Urumva ko ni imbogamizi nakomeye cyane, usibye wenda ko ibyo ngibyo bitaguca intege mu gihe wowe ufite impano yawe, ariko ibyo bibaho kugira ngo biduhe inzira nziza. Ubwo ibyo kuba byarabayeho namenye ubwenge, niyo mpamvu bavuga ngo Kigali ni amahanga. Ubwo nyine naje. Abantu bakuriye amafaranga ni bande bro? Producer n'umuhanzi. Bro, urambabarira kabisa, urumva namagiye kwiteranya nabo, kuko wenda nyuma yuko babindiye ntago bivuze ku bucuti bwacu nabo byarangiye. Turahura, turahuza, studio sometime njyayo, nubwo wenda ntakoreramo indirimbo kubera ko wenda nzi ibyo nahahuriye, ariko ntago bituma tudahuza. Urumva rero ngiye kumuvuga hano imbere ya TV, nabangiye gutera amahane, nabangiye kuzana gushwana hagati yanjye nabo, ntago byaba ari byiza, uranyihanganira. Byiza iyo bavuze kugira ngo niba igikorwa kibakoze nabo bigaye. ubundi umubyeyi yahana umwana uramuhana, ariko mu by'ukuri yakwemereye icyaha yakoze akemera ikosa uramubabarira. Hari n'igihe unamuhana uri umubyeyi n'abavandimwe be ntibamenye ko wamuhannye, kubera iki? Yemeye icyaha atakunanije. Urumva nimba umuntu ampemukiye nyuma akemera ko yampemukiye,
urumva mu by'ukuri ngiye kumutaranga ahubwo naba nshatse kugira ngo mwereke ko ntanamubabariye kandi mu by'ukuri ngiye byararangiye naramubabariye peace kuri brother we wankoreye ibintu nk'ibyo ku mutima urahari producer nawe peace byabayeho ariko ntago nabishyira public gusa byarabaye nawe ari nyine ahari ubwe ari bwiyumve ari bwimenye ariko sinshaka ko hari abandi bamumenya nicyo kintu ko icyo wahisemo ino kariyeri kuko tuzi ko harimo wenda n'abandi wenda babifatanya n'akandi kazi tuzi abaraperi b'abarimu nawe urabazi wowe ni rap gusa nta kindi kintu ukora ibyo gukora byo birahari umuntu aba afite ahandi hantu ahigira ntabwo wajya mu muziki gusa n'ahandi hantu ho guhigira nabyo bibaho ko wajyamo gusa ariko uba ufite n'ahandi hantu hagusunika the first piece kuri family yanjye urumva ko nakazi nako gakomeye kubera ko nimba mbahaye ibintu biryoshye nabo bagira gutya bakansunika family yanjye kabisa ku mutima Coffee Sound Music ku mutima abo n'abantu nakazi mbyita ko akazi nkora kubera ko nimba umuntu umuhaye ngiye mu gikoni kiwe ngiye nkamutekera ibiryo biryoshye byanga byakunda biyo bimuryoheye ejo arongera akambwira ati subira mu gikoni igikoni mvuga ni studio to kinabiti niyo muntu wa mbere kabisa umfasha na mukadafu nyine nanjye ubwanjye mapfite ahandi hantu mvana ariko ntabwo ari ngombwa kuhavugira imbere ya TV kuko ntabwo hahoraho harahinduka uri umutetsi rero umutetsi kabisa ngenda umutetsi kabisa mu gikoni muri studio kabisa ndi umwe wa mbere ufite itaburi ikomeye tugaruke ku muziki wawe gatoya umuziki wawe watubwiye ko umaze kugira harya indirimbo zingahe? Mfite indirimbo 4 nizo zamaze kujya hanze harimo video imwe muri izo ndirimbo nyine harimo collab nagiye nkora n'abantu wenda bataragera kure ariko nabo barashoboye buriya nta muntu udashoboye mu muziki umuntu wese ubasha kwandika akamenya gutondeka inyuguti bashoboye ariko hari ziri muri studio zitarasohoka nyine mu gikoni bimwe ndi kukubwira barimo barabinkorera bakumbuze rero akantu gatoya akantu gatetse muri studio rwose kabatogotera ahangaha mu gitondo mbyutse ndapfukama nkambaza ku masari menshi yandinde duruhinje kugeza uba ndinda kurohama mu nyanja mimika amasoja everyday aho nabinamba moja ngera kuri mikoro nkakora amakureri hahise mfata nta mpamvu y'amaraje hip hop irarenze akabuze karaje peace trigger ibyo twarasoje vision 20 umubare w'ibanga young rapper tuza twisanga kejeri w'abahanga nshaka kuba rigid ku murya w'inanga akumwe ku gandi muri revolution young youth foundation kugira ngo bigereho bitsa meditation after reaction bone solution is still in education abanzi no position ndacyaraburiza abo wifunze inshuti yanjye ntugakanywe na ndisize hari gihe wenda bari n'amasabano y'ibyisi byarahindutse ubona by'amasano aho kuguha impano baguha ibihano kamata mikono ndavugira urungano sinzasiga irembo ngo ujye guca mu cyanzu marayika murinzi ni wundi ndi ngunzu abakajatiye ubu bari mu nzu abana b'imihanda baratigita ipafu nibyo biracyaza ni byinshi cyane kabisa uyu musore arashoboye abanyarwanda nibakuremerere rero birakwiye niba bikore kabisa turabibasaba bibuke nyine gukora akantu ni kukazogera bagata birangiza barabizi barasobanukiye bamaze kujijuka abanyarwanda barabizi cyane urumva ko rero kabisa niba turemere dukore imbaraga zirahari hasigaye nabo izabo kujya duhurize hamwe twubaka ikintu kizima muri industry y'umuziki cyane mu Rwanda ujya wenda tuvuge umaze imyaka 3 hari ukuntu bavuga ngo abakobwa ariko ngo baza mu ndirimbo z'aba hip hop men ngo barabatenguha uravuga iki ku bakobwa? bibaho ntabwo ari muri hip hop gusa no mu yindi miziki bibaho hari igihe umuntu agutenguha kubera gahunda yagize hari no gutenguha kuko yagupinze simbihakana hari no gutenguha kubera ko wenda hari indi mpamvu yabayeho kugira ngo agutenguye hakaba n'ugutenguha kuko yiyumvisha kumva ari umuntu nyine ushoboye byahatari akavuga ati ngiye ntago najya mu ndirimbo yuriya ntago najya mu biki byuriya ibyo bibaho ubwo urumva ko rero ntago namenya wenda ikibibatera kuko ni impande nyinshi ariko nyine ababikora mwisubireho kubwiza ukuri umuntu ntago ari ibintu birenze kukubwira ati genge ntago ndaboneka nagize akabazo ntago nabitindaho kuko nanjye nagira akabazo ubwo urumva ko rero biba ahantu hose ntago ari muri hip hop gusa muri video bibaho mu ma interview bibaho ni ibintu bibaho hose inama y'umunsi yagufashije wenda hari ibintu byagufashije mu buzima bwawe wenda ushaka gusangiza abanyarwanda bari hirya no hino mu gihugu kugira ngo
n'abakurikira ibihangano byawe bashaka kukubona wenda hari aho ugeze kandi waciye muri struggle zirenze, simply wenda agasenteze gatoya wenda ku buzima bwawe gatoya, uduha n'inama y'umunsi kugira ngo n'umwana uzakuza areba kino kiganiro bimuviremo feedback nziza kugira ngo nawe ntahera. Okay, ngende ku buzima bwanjye bwari bwiza kuko nari nyuzwe n'ubuzima mbayemo, ariko nawe si bwari bwiza cyane kuko wenda ntago aribwo umubyeyi wanjye yifuzaga. Ntago uko yari yanze ko nkura na private jet nanjye ngo ngende mu birere, ntago uko yari yanze ko ntunga ubwato bukomeye ngo ngende nanjye ndi mu mazi ndi kubikora, ariko nyine nanyuzwe n'ubuzima naciye. Murumva ko nta kinshi nabivugaho nubwo wenda bitari birenze, ariko bwari fresh. Ubwo ngendeye ku nama y'umunsi, ndahera ku bahanzi bari kuzamuka. Gushaka niko gushobora, no gushyiramo imbaraga kugira ngo babashe kugira aho bagera. Ntabwo uzaryama ngo wisange studio, nta nubwo uzagenda ngo urapira abantu ku mihanda. Uyu munsi ejo ubyihorere ngo ibikorwa byawe bigere kure. Nimba utangije umurimo, urugamba utangije rusoze, ubikore fresh, ibintu bigende neza. Ibintu icyo ushaka kizaba cyo, icyo ushaka kandi uzakigeraho. Hari naho ngendera nshimira abantu wenda bagize uruhare mu bijyanye n'umuziki wanjye, cyane cyane nyine kuri ibyo warumbwiye mu buzima bwanjye. Grosby, Brown, abantu benshi babikoze, benshi umuntu yashimira. Abo bose bafite hano ku mutima, ntago nabibagirwa. Nagera kure, nagera hehe sinabibagirwa. Kandi nawe ubwawe Victor Oji muri interview nkoreye ni ku mutima. Nta kibazo. Umuhanzi ukomeye wakuremeye n'uya bro? No mu Rwanda, gusa ntago byanyorohera kumuvuga rumwe. Keretse wenda kugeza kuri ubu ngubu ngiye mbajije abahanzi 3 nemera mu Rwanda, bangora kubabona to. Keretse basi wenda ari nka 5 mbajije, kandi ubwo bose bakaba bari kuri linye imwe. Komana, hari umuntu nyine bitewe n'izina afite, sibyo? Hari ukuremera wenda adafite n'izina rikanganye, ariko hari n'umuntu wakuremeye uvuga ati kabisa umuntu yanagezeyo, ariko bitewe n'umutima mwiza yigirira kabisa, ati ebana yarandemeye ndamushimira kugeza ubu ngubu. Mukadafu. Mukadafu yarandemeye byatari. Yaransapotinze bikomeye. Ni umuhanzi, gusa hari n'undi utari umuhanzi 040, ariko ngendeye ku muhanzi kuko ari warumbajije. Ararenze kabisa. Yarandemeye, ankorera indirimbo ibikora cyane. Fake friend, duhura nabo barahari ba fake friend benshi cyane. Ni byinshi cyane yakoze, urumva ibyo yankoreye byose nawe. Abakunzi ba Deframe 24 TV rero mwumva ko Gengiro parashoboye. Nta kindi kintu tugusaba no gukora subscribe kuri channel yacu, by'umwihariko muremera n'umusaza kugira ngo nawe abashe gutera imbere. Hari ibibazo bitanu njya nkunda kubaza wenda abatumirwa bacu buri munsi. Icyambere ni cyo mu muco nyarwanda, hari ukuntu nyine umuco wacu uri kugenda utakara, kandi twebwe abanyarwanda ni twibambere tugomba kuwusigasira mbere na mbere. Sakwe soma nkubise urushyira urumira. Ibara ry'inka. Mbwira ibikoresho byo mu muziki wa kera w'abanyarwanda, ni kibe kimwe kibe bibiri, umbwire ibyo ari byo. Amazina iningiri. Siningiri se buriya nzi n'ingoma drum nazo zahozeho buriya kuva na kera, nubwo wenda zitari nk'izi ngizi ziriho, ariko zahozeho. Gitari bisa naho bingoye cyane kuko ntabwo napfa kubyibuka, gusa byari fresh gusa sinamenya wenda ngo process zagenze gutya. Byari fresh. Iki cyagutinyuye kugira ngo mbikore? Njye nabyumvishemo ndabifiringa, kuko buriya umuntu iyo wamukunze biba byiza kurusha iyo bimweretse ko wamukunze ukanabimubwira. Nibyo to. Ese buriya abaraperi bakunda abakobwa bameze gute? Bakunda abakobwa batitinya, birekura tu akumva ko umukobwa nyine wakumva nimba ibintu arimo abifiringa. Umukobwa ajya mu ishusho ugasanga ababyeyi baratangiye, yananiranye, byagenze gutya. Abaraperi ntabwo dushaka abakobwa bameze gutyo. Umukobwa yubaha iwabo, yumvira iwabo, nibyo birakwiye, ariko nagera mu gikorwa cy'ibintu akunda kandi yishimiye, azi neza ko bitamuteza ikibazo, abikora bikunze atitaye ku byo abantu bavuga. Nicyo niba abaraperi dukunda to. Akabazo kanjye ka kane, hari akantu wakoze uri umwana,
karakubabaza karagushimisha icyo gihe ariko warakoze wenda karakubabaza, which one? ni ukunanirana nabikoraga nyine. Ubu ngubu nibwo nabonye ko byari ukunanirana. Ndi umunyeshuri ngewe kabisa rwose, weekend nyinshi naraziriye, baramvuye totali narayiriye icyo gihe, ariko numvaga mbirimo neza kubera ko wenda numvaga wenda ko ari ubustari, kubera ko abanyeshuri barabibonaga ngo ati genge kabisa, buriya sambrome baye ati genge aratashye. Ariko aho umaze gukura hangeze kabisa, nta mwana nagira inama y'ibyo bintu, reka nta n'uwo nagira inama yo kumva yuko weekend ari ikintu cyiza. Cyambere utakaza igihe mu masomo yawe uradindira. Ikindi cya kabiri, umubyeyi nicyo kintu cya mbere nicyo kintu ntekereza nkumva ndanababaye. Umubyeyi wanjye yanditse izina wenda ritari ryiza cyane kubera ko yahoraga ku ishuri, nicyo kintu kimbabaza kigatuma numva yuko kabisa ibyo nakoraga ari amafuti. Urumva byaranshimishije muri icyo gihe, kuri ubu nabitekereza nk'ababara. Njyewe nkunze n'inama wenda utanga ku bana bameze gutyo, kuko hari umwana wumva ko ubuzima bwe wenda ari nko kwibera umugenge nk'uko babivugaga, akumva ko ari ukunanirana, ariko urumva ko atari ibintu byakubereye byiza kuko nawe urabyicuza. Usibye wenda kuba wicuza icyo kintu, sibyo, nk'abaye bantu asaba imbabazi. Nacyo kibazo cya nyuma wenda nsorezaho kugira ngo wenda nkurekure nawe ujye mu zindi diri twagusanzemo. Mbere na mbere mama wanjye ahanari kabisa rwose, uvuze kuri ibyo bintu numva nanjye birakwiye, ariko mbere na mbere reka nkuremo rinete. Abo bantu numva ko ngomba no gusaba n'imbabazi cyane nzikuremo mbivuge bandeba fresh, ni gang rap. Mbere na mbere ndasaba imbabazi mama wanjye, naramubabaje byatari kubera ibyo bintu naciyemo navuze nyine. Ndasaba imbabazi family yanjye muri rusange, aba sister, aba brother, abaturanyi, noneho udumate, noneho byatari nabo barabibonaga buri munsi, abandi bari kwiga ndi mu rugo, nabo ndabasaba imbabazi. Anasaba imbabazi abo nakoreye ibindi bintu mba ntanibuka, ariko nzi neza ko ubu nta muntu dufitanye ikibazo, kuko benshi narabibasabye byarabaye. Anasaba imbabazi ubwo abayobozi batuyoboraga, kuko nabo byanga byakunda ntabwo byagenze neza. Murakoze cyane rero abakunzi ba Deframe 24 TV. Wenda genga hari nk'akantu yabwira nk'abafana be kugira ngo wenda tunasoze tunamurekure by'umwihariko. Ikintu cya mbere nabwira abafana banjye, icya mbere cyo nuko mbakunda. Ikindi cya kabiri nishimira ibyo bakora, kubera ko nanjye nibyo bituma ngiraho ngera views, like, comment, feedback ndazakira nyinshi bitewe n'ibikorwa nashyize wenda kuri YouTube. Bakomerezaho, ndabashimira cyane by'umwihariko family yanjye nayivuze kenshi, Cof Sound Music, producer ni Kinabiti n'ukoramo, director Ariko Jo. Ntabwo ari ukwamamaza, ariko mbavuze kubera ko bankoze ku mutima. Nabo ngabo kabisa. Kora gutya uriya rwose uri umuntu w'umusaza. Burya umugabo nwemera icyaha akagisabira n'imbabazi, nimba wumva wenda ko hanakosheje kabisa, nanjye family yawe ndagusabiye imbabazi kabisa. Ndakuremeye nanjye. Reka dusoze kino kiganiro rero, mbibutse gukora subscribe kuri TV yacu, ni Deframe 24 TV. Nta kindi kintu tugusaba no gukora like, comment and share kugira ngo ibintu byacu bigere kure kandi bizagera kure nawe ubigizemo uruhare. Murakoze cyane rero, ibyiza nakagaruka kuri Deframe 24 TV. Umusaza, peace up.